umuntu baramutwaye wamujyanye kwa Pilato, ajyanywe nande n'abatambyi bakuru n'abanditsi bazi ijambo ry'Imana. Ariko baragiye bageze kwa Pilato baravuga ati twebwe ntabwo twinjira mu nzu y'umupagani, kuko nimugoroba baraba ari ku isabato, ejo twaba twanduye ntitujye mu isabato. Ku munsi bitegura isabato nibwo bagambaniye umuntu. Nimushaka kumva ubugome bw'idini muzahagarare munsi y'umusaraba. Ushobora kubona umupastori, ushobora kubona cidikoni, ushobora kubona agakora ibintu kibaza cyose uyu muntu uko asenga akora ibintu nka biriya gute? Kuko abantu bapanze iriya gahunda ni abatambyi bakuru bambaye amakanzu bitegura kujya kwizihiza isabato, ndetse bamaze kumubamba ku musaraba ngo bibuka yuko ku isabato nta murambo ugomba kuba ukiri ku musaraba. Bajya kwa Pilato baramubwira ati amategeko yacu avuga ko tugomba gutunganya isabato. Bariya bantu ni mu bavuna amaguru